igitangaza ufite imbaraga zidasanzwe ufite ishimwe muri wowe nyir'ubutumwa butagatifu ukora ibyiza ndagushimiye Mana uri uw'agaciro mwongeye kwirirwa ni amahoro ndiba mutishimiye meze neza dushima Imana muri make kino cyumweru cyagenze neza cyane duherukana ku cyumweru ndabona amasura yari ahari atari yahari ndabona hari abantu bataje muyobozi na sharire baba bamenya amakuru yara sharire rwose yambwiye ngo yinye mu Kimina turabaza kubaza umugore we nawe nabonye yageze ahangaha amakuru ya sharire ahari yari yagiye mu Kimina nyine kugabana amafaranga ako sinzi niba ari buhagere ako nyine kwako ari bubika yakagombye nyine kuba ahari kuko nyine bari buyagabane nanjye ariko yambwiye yampamagara arambwira ngo tuze kumuha agahushya yampamagaye kuri telefone arambwira ko ngaraheza umudamu urumva ko we yagize impamvu ufatika kandi yanabisaba uburenganzira izo ni impamvu amakuru ya Damiyana se ko ntarimo mbona isura ye hano Damiyane yaratunaniye burundu nanjye nagerageje kugenda ariko yavuze ko nzanjyayo nkajya kumureba ariko byaranze nagezeyo usanga n'ubundi rugo reka umugore we yaragiye yasubiye iwabo sanze Damiyane inzu yarazikuye ubu n'umusinzi se wamubona kuko byatobeye ahubwo twari twavuze ngo turaza kubiganiraho turebe ukuntu twakumwe yanyandiko twanditse nayo yarabisinyiye tuzamujyane kuri RIB turebe wenda ko ari cyo badufasha kugira ngo yanaje no mu nama se reka ntamuhise arapfa mu gasatire sinzi ibyo yibereyemo yasinze yabaye ibyatsi ubwo rero twari twavuze ngo turaza kubiganiraho turebe uko tubigenza tuhamagara inzego z'umutekano Damiyane aho bigeze none yananiwe gutunga umugore we se akajya mu nzoga akubanza no joro yanamukubise ariko mu kwezi gushize ubwo duherukana Damiyane yarafashe imyanzuro yo guhinduka n'umunsi banze yanamukubise none umuyobo byaranze niwe muntu muri karitsiye uteje umutekano n'umunsi banze none yanamukubise ntabwo namenya ndibaza wamugana amakuru y'umudamu ndibaza ko ndeba inzoga gusa haba harimo n'ikibazo niba twavuga ngo ni ihungabana niba ari inzoga nyinshi zamwishe mu bwonko umugore we nawe birashoboka yuko ari kwa muganga kuko yaraye amukomerekeje cyane iyo nkuru nayumvanye nyina wa Damiyane ibikira Damiyane arananiranye ngiye nk'umuturanyi baje kumamagara saa 5 n'igice z'umugoroba z'ijoro baramamagara bambwira ati muyobozi bimeze bite ndababwira ati ni sawa barambwira ati Damiyane yakamejeje ariko ngiye sibambwira ibyo yakoze ngiye bambwiye ko yakoraguye inzugi mu gitondo nagezeyo sanga na uri ariko nyine inzugi yazikuye nabifotoye ndaza kubereka amafoto nabifotoye aho maze nabyohereje no kuri RIB nabifotoye rwose ako Damiyane akagiye kutunanira papa we uyu munsi yaje turaza kumubaza ukuntu biragenda ariko koko disi wowe se waba wa Damiyane Damiyane ararebeje Damiyane ibintu byo bimeze bite tubwire muri make uriya mwana byatangiye gake yego akiri mutoya bikomeza kugenda byongera tukagira ngo ahari bizagabanuka ariko byafashe intera none buriya ni ukumuba hafi tukareba ikintu twakora kugira ngo agaruke mu murongo neza yaratunaniye ndaguciye mu ijambo Damiyane ubwo cyane twicaye dore inguri yagiye yaza uriya niwe disi ngaho re niko se Damiyane nahageze ndi hari ibibazo ndayijundika ese urambonera yatunga urugo yarushobora se mukomere muyobozi nda harimo aranja
Raje mu nama ariko oya Yesu wewe Ngaze mu nama nuko ndabona yaninere byabaye yinere ni mu mureba aho ngaho Damiana tuzamugira Muyobozi rero nibizirika none reka mubaze mubwire muyobozi ibintu ntabwo byoroshye umunsi birakemuka muyobozi ikintu tugiye ntabwo ibintu wirarura yo gahamba nayo umva ngirarura n'ukuntu yakugize ewe narazi kwe ndazi hamije ariko ndazi kwe niyo mpamvu wakubise n'umugore Damiana Damiana wambaye wasubukuye nimugoroba rero muyobozi nimugoroba nijya bateraga imigeri niyacakira ntabwo ari ibintu byoroshye birakaze kuko uyu nguyu oya none ese ubona igisigaye ni tumufatira icyemezo muyobozi mwiriwe ariko umva Damiana icara hano imbere yacu icara hano ari no kunuka inzoga nawe icara hano ariko ntari ibintu wacu ntabwo twamuhakata nicare hano icara hano Damiana fata neza icara hano reba inkweto byose yicare hano icarane na siko icara hano nani mu mufata bafite kuri kijosto ugasanga nabagiye mu Damiana ibintu byose byaranze neza Damiana reba hano tunaniye neza zana hano mwihore nago yayigwa umugore we yasize amugize n'intuzi reba umuyobozi Dani yigize ubu umugore we ndi twavuga none ukuntu nakegamuka Damiana icara gute mwana wanjye bayobozi uno muntu afite ikibazo gikomeye cyo mu mutwe pe ntabwo ari inzoga gusa umudugudu wari wubatse neza ariko ndawushenyanya urawushenyera icyo ariko wowe uvuyemo twabiki igikorwa cyo kuganiriza abantu bameze gutya nawe yazaza nyine tukamuganiriza ndabona atari gusa pe Damiana arananiranye ashaka ikintu ufite ikihe kibazo ikibazo mfite y'umugoroba naraye ndahaye nenanyweye ariko nenayihamije ubwo umugore nabaye nyegera mu rugo ndamucapa wamukubise birumvikana namumenaguye wamukubise se yakugize umugore uno munsi ntiyumva ni igiki se atumvishe arananiye none ubu ngubu ufite aho ujya akoze waretse inzoga iruhande n'urupfu tunywera inzoga uruhande oya mwirwana none se urabona mumwihorere Damiana urananiranye ahubwo ni gutwika amara koko nyine aba yariye hehe nibyo birasigaranye nawe urabona nyine yabaye kazizi twamuhaye imbabazi ayiga mwarabyanditse ariko se mwambwira abagabo nabo niba bajyana iwabara abagabo barajyayo izi ni inzererezi n'umuntu akeneye kugororwa ugomba kubanza gukorwa ni ukumuha abaganga bahari baganiriza abantu turahari yakwanga ntabwo naguhakata Damiana ntabwo naguhakata ariko uno munsi ndakaguha oya hari ikintu ntekereje ahubwo barababaje ubundi Damiana amafaranga nywera ayakura aba yagurishije imitungo ejo bundi twari twamukosoye ibintu birasubirana neza n'utwo bari binjije muri iyo neza bamwemereye ubwo yagurishije uvuga ngo nagiye no mu itsinda niriwe yose narayimutse ubu nawe yarayiriye ubu twari nko gusa mwishyirahamwe yayakuye Damiana yarayigurishije cyane yarayigurishije gutera ubwatsi ariko byarananiye nose utera ubwatsi ese nemwe araje kwishyura bameze bagwaye henanga ntabwo nakongera kubwira ngo wisubireho aho bigeze uramubeshyira ntabwo yayiriye yabaye gutya atarayiye none se amafaranga yawe hakazagira sibye nagira ingana yaheneje ubundi twabahejeje kwa muto ngo nize mpamagare umuyobozi ubishinzwe numve natinya n'abayobozi naho yapfiriye nubwo uri umusinzi ko nanjye maze iminsi mu kazi kenshi turamaze kuba yabaye
yahiyije umuntu umwe azambyaga ariko wose shalo umuntu mwageze inyuma arimo arangubita Halo? ugiye gufungwa ugiye gufungwa harya cya kibazo cya ya nka yagira inka mwari mwahaye Damiyana byarangiye bigenze bite ko muri iyi minsi nari maze iminsi mfite akazi kenshi babahereye amakuru ku gihe mwabonye undi muyihera se byibura okay sawa noneho maze iminsi ni mu kazi kubera ariya mahugurwa twagize ntabwo nabonye ukuntu mbikurikirana ariko twari turi mu kagoroba nyine nagira ngo umenye uko bimeze namwe muri ku kagari sawa mugira ibihe byiza murimo muradutegurira ibirori by'umuganura nibyo rwose sawa sawa rwose mubitegure neza natwe turiteguye ibyo nakubwiye ntago uza aho wagejeje abaturage bacu bimeze neza nta kibazo kireka umugabo umwe witwa Damiyana niwe ugiye kutunanira aratunaniye ariko abagabo hano babanga ibigo ngororamuco bigorora abantu agira ngo bigorora abantu b'abasore n'abagabo se bajyamo bubatse ngo babyaye kabiri Damiyani toro kijyanisha umva ni ukumushyira kuri liste kuko bikabije kugorana ni ibibazo bikomeye cyane sawa murakoze mugire ibihe byiza murakoze muyobo sawa baragifunga da Damiyani umva umubyeyi we rero nibagufunga urumva ko uzabahombeje umuryango uzubugubu kuvuga nibyo kabara ko mukimufite tugiye kumubura tumureba muze ngo iki ahubwo bagufunga byaba ari byo byiza kuko waza umeze neza akoze kuvuga ari umugore wawe rero utamukubita ingumi yo mu mutwe ubundi Damiya ayo maso yawe ni inzoga gusa iba yagize atyo nanyweye inzoga babarirebe hano ngenda ari n'uburabyo utabwira Damiya zireba umuyobozi mu gitoro ngo ngwa amata ngareba reba ibintu yirwa yiyahuza ndorera mumbabarire musindagize uyu mugabo twikomereza inama kuko ntabwo twakora inama uyu mugabo ari hano musindagize ariko rero mukora inama ziterana murasakuza musindagize mu mujyane mugire n'uzadi mumujyane murebe musige mukinza ahubwo umujyane wawe kuko n'umujyane we n'udarongera agarutse uwo mugabo uwo muse waba mujyane se wabo sawa murakoze twikomereza inama yacu umuntu w'umugabo arasinda kamera nk'abana Damiyani yaratunaniye twarigishije byaranze ibintu byose twarabikoze abayobozi ahubwo bafite akazi kwigisha umuntu nk'uriya akazahinduka buriya kugoroba k'ababyeyi gatangira turibuka yuko hari abandi bafite ibibazo nka biriya ariko bo byararangiye afite ikihe kibazo gituma Damiyani yarananira inzoga ibiki bigize amahirwe isaragamutse ushize Damiyani twamugiriye inama araza kudukundira ngo bizakunda Damiyani tumwicaza ahangaha tumugira inama ya nyayo yemwe ninde umuhenera ni Faransa amuha n'ihene dore n'umugabo w'uriya mudamu hano bo bamuha ihene yarayimuhaye ejo bundi nabonye agiye kwa Mucoma ari gukurura agahene ngira ngo ni wowe ndabyibuze nawe yabaye Mucoma Damiyani ngira yahindutse ku mugoroba mbona yasinze uriya Damiyani twufite inyandiko hariya mu gitabo umuyobozi arabifite twaranditse turavuga ati niyongera uteza akavuyo agashwana n'umugore we none ukumva ko umugore we yamukubise ndetse ko umugore yagiye iwabo none bya nabwo ari iwabo ari mu bitaro urumva ko Damiyani nta kiri turakurikizaho ubu ni ukugenda tukareba ribu ikaza ikadufasha Damiyani tukamushyikiriza ubutabera akaba ari mu kigungururamuco akugira umuntu umwe azambye isaso ateza akavuyo mu mudugudu wose arasenyuke mwaka umuntu kubyara nabi ubwo ziki gihe zanyuma ubu se ntabwo byoroshye ariko nimba mwarakoze ibyo byose iyo ni kabiri byaratunaniye urumva atangiye no gukubita umugore urumva ko byafashe intera hagati aho rero ariko hari ikintu gikunze kuba ku bana bakunze kugira ikibazo cyo gupfusha umubyeyi umwe none urumva ko na se aherutse kwitaba Imana ese Damiyana na mbere se akiriho kiriya kibazo cyari gihari nk'uko apfusha nyina
mwambwiye ko byatangiye gake gake na se amaze gupfa niko byakomeje ise atarapfa byari biriho cyangwa byaje amaze kugenda byaje amaze kugenda aho aburiye papa we ni ihungabana ni ihungabana yabuze umubyeyi wa mbere abura uwa kabiri none arimo arabura icyo bita kwiringaniza harimo n'akantu ko kwidoroga no kwidoroga kuriya nabyo yaragize ngo uyu ni se ise wabo papa we baherutse kwitaba imana se sizi ko baherutse kumushyingura uwambwiye ikibazo cyiwe buriya nubwo tuba duteranye nka gutya tujye twita ku muntu nubwo yaba afite ingeso mbi ariko tumanze tumenye impamvu izo ngeso ziza. Oya Damiyani nta kintu tutamukoreye. Damiyani nta kintu tutamukoreye. Mureke nubwo Damiyani ameze kuriya impamvu wenda ishobora kuba yaratewe nuko wenda se yabuze akaba yaritabye Imana bikabyatuma aba kuriya ariko mureke dusharinge tuze gufata akanya dukusanye rero dufaranga. Urabizi ko madamu yamukubise mu bitaro, madamu wanjye bamuvuyeho yamukubise igipfusi cye muri Nyababyeyi none bamuse muri sashi. None nanjye natekereje avuga ati rero uriya umugabo nubwo ameze kuriya ntabameze ng'umugore we ameze bite ahubwo nkatwe nk'abaturanyi mureke tuze gushaka akanya bavandimwe tugende tugere kuri madamu we nawe tumusure nubwo umugabo yandagaye kuriya twere gutuma wenda n'umugore nawe abura n'abavandimwe tumusure. Byo ni by'umugo uramubyeyi tuzamufasha tumenye ibyo ari byo ariko se tuye tuvuga dusase n'inzoga. Ndashaka twibaze icyo Damiyana twamukorera. Damiyani no gufungwa kuko arananiranye kugororwa ariko se nkawe se wawe nta kintu wakorera Damiyana basi ukamuba hafi nk'umubyeyi biri papa we yamukorera zana papa yamuhaga niba ari n'agacupa yamuhaga ukagenda mukagasangira mukaganira Damiyana ukamwereka ko kwitwara kuri atari ibintu bimukwiriye. Agacupa kukabona yakabona ariko ikibabaje nuko ahindukira akagurisha imitungo bamuhaye cyangwa se niyo afite nayo akayigurisha. Umutungo yakane bamuhaye nayo yayigurishije. Ariko nje hari ikintu maze gutekereza. Bari abantu bacuruza utubari bose kari abantu babafatanya bikorwa n'ubuyobozi bwacu abandi bakaba ari n'abayobozi bayobora abandi. Buriya nta kuntu twabuza abantu bose gukomeza kwakira ibintu Damiyana agiye kugurisha bakamwima n'inzoga Damiyana itangazo umuntu twumvisha ko Damiyana yagurishije ikintu cy'urugo rwe kikagaruzwa kandi amafaranga ntayahabwa kuko nyaje basanga nitwe ubwacu dushyigikira abaduhemukira kuko niba ufashe umuntu ukabona azanye agahene barakamuhaye mu mugoroba w'ababyeyi warangiza ugahindukira ukayigura nawe ubwawe ubu nigurwa n'abantu bari muri twe. Umugore wa Damiyani yararushye noneho n'umuntu uzagiyigura tuzaduhindukira tuyimwake tuyisubize mu rugo rwande wa Damiyani nuko bishinganisha ahubwo agomba no guhanwa n'umuntu nkuriya ngewe ndumva bikwiye kubwirwa abantu bacuruzi dore babagira amanama bagira n'abayobozi nimero z'umucuruzi umuyobozi uyobora abacuruzi ndabizi tubabwire ko umuntu uzongera kujyaha umuntu ucuruza inzoga uzongera kujyaha Damiyana inzoga yaba ari ukumukopa atindaje agomba guhanwa uwo muntu tukamenya ko Damiyana yatsindiye mu kabari dusanga ari kuweramo yego uwo muntu agomba gucibwa amande yuko ashyigikira ibibi cyane rwose. Damiyana ku kagari barabizi yuko afite ikibazo bose bakagombye kumenya abantu bose bakorera mu kagari ko Damiyana nta muntu azongera kujya amusindira iwe ngo abyemere akubitamo ngo akambere ejo mbere abantu naciye bavanga akubitamo agacupa kambere akabiri akabatangiye kuririmburwa bombi bivuze ngo nta nubwo bananyweye nyinshi ahubwo mu mutwe we harimo iki noneho umuyobozi urabona akubitamo utwo ducupa wenda n'umugore yiriwe inzara nta n'akambaro nta shinge nta rugero nta kayi wamubaza ngo umwana ajye ku ishuri nta n'ikaramu noneho agataha akubita n'umugore ubu ngubu ari iyo ngiyo umugore nawe ari kwa muganga undi nawe yibereye mu gacupa abana babayeho ute abana bari kurwanaho nabo ubyumva se ibitekerezo uriya muntu yavuze nityo turabera ibitekerezo tujye kubisura kuko uriya muntu uriya mugore wa Damiyani ibintu yajya akavuye gukarama ejo ntazaboneka nzaba mfite akazi nta muntu muri aba badamu nta wazajyayo muri aba badamu yakishakamo kubera yuko dusanzwe tunafasha abantu bafite kiriya kibazo
kwa muganga nyine tukanamuganiriza tukamenya ikibazo afite ndaheranwe n'agahinda di. Murabona buri muntu yatanga ngahe kugira ngo tubashe kubona ingemo byibura. Basi muyobo dufatire ku mugabane w'2,200 kubera yuko naho hantu hari byoroshye. Akeneye n'amafaranga yo kwishyura ibitaro. Ahubwo se amahirwe ko ari kubushize twamutangiye mituweli ubu iyo bitaratanze n'uwabona